turagushima Uwiteka Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana ya Isiraheli, mu izina rya Yesu Kristo. Kuri uyu munsi ugira gatanu w'amasengesho ngaruka kwezi yo gushaka mu maso hawe, tuyiriza dusenga twiga ijambo ryawe. Umwuka wera ukomeze kubaka ubwami bwawe, ukomeze gusohoza ubushake bwawe kuri buri umwe wese, ukomeze gusohoza ibyo ushaka muri iyi si. Tumaze kumva ko umugambi wawe ntakiza gukoma mu nkokora, ibyo ushaka uzabisohoza. Niyo waremye byose kugira ngo bigukorere, waremye byose ngo bikumvire. N'amaso yacu ariho arareba iby'ijambo ryawe ryavuze imyaka ibihumbi. Amaso yacu ya none akabibona, biro birasohozwa. Waravuze Mwami ngo ijuru n'isi bizavaho, ariko amagambo yawe ntacyo azaba. Waravuze Mwami ngo icyoroshye n'ijuru n'isi kuvaho, aho kugira ngo have n'akanyuguti na gato mu ijambo ryanjye. Uri umwizerwa, niyo mpamvu n'ijambo ryawe niryo kwizerwa. Mu izina rya Yesu, imigambi ya Satani y'umwijima ikomeze kuburizwamo mu izina rya Yesu Kristo. Amarembo y'ikuzimu akomeze gutsindwa mu izina rya Yesu. Wahinduye ubusa imigambi ya Amani yo kugira nabi abayuda, yo kwica gutsemba abayuda mu gihe cya Moridekayi na Esiteri. Uhindura ubusa imigambi ya Satani, uhindura ubusa imigambi y'abagome, uhindura ubusa imigambi y'abanyabyaha mu izina rya Yesu Kristo. Wahinduye ubusa inama za Arishitofeli zo kugira nabi uwo yimikije amavuta Dawidi. Uhindura ubusa inama z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Rero tumaze kuvuga ngo amasengesho ni iki? N'ubwiru. Ntabwo dukwiye gusenga ariko tumaze kumva gusenga icyo ari cyo. Definition yose twaha ijambo gusenga, ibisobanuro byose twaha ijambo gusenga, ntabwo bishobora kwepwiza ukuri kw'iryo jambo, ntabwo bishobora kurangiza ubwiru bw'iryo jambo. Niyo mpamvu nubwo wasenga hanyuma bimwe ntuyisubizwe, ntuzigere ucika intege, kubera yuko isengesho cyangwa amasengesho arenze ubwenge bwacu. Amen. Arenze ubwenge bwacu. Isengesho cyangwa amasengesho turavuga hano ni amasengesho y'umutima wizeye. Ntabwo ushobora gutandukanya amasengesho no kwizera, birinjiranamo. Kuko amasengesho adafite kwizera ni ibigambo gusa. Bayizi? Serious? Nuvuga ngo kwizera n'amasengesho birinjiranamo. Rero uko kwizera gukwiye kuba mu masengesho y'usenga. Amen. Akwiye kumenya nacyo iki kintu kubijyanye n'ijambo kwizera. La foi ne garantit pas l'exaucement automatique. Souvent ngo ibyo wizeye ako kanya bihita bikoreka, mais elle ouvre un espace dans lequel Dieu peut agir. Kwizera gukingura urubuga rutuma aho Imana ishobora gukorera. Amen. Amasengesho rero tuyahwanye rero no kwizera. Amasengesho yo kwizera, amasengesho y'umuntu yizera, amen, akingura urubuga aho Imana ibasha gukorera kugira ngo isohoze
ubushake bwayo. Muribuka Yakobo yavuze iki? Yaravuze ngo amasengesho, amen, afite umumaro muri byinshi, ariko iyo dusenganye kwizera. Amen. Ntabwo ari gusenga gusa, ni ugusengana kwizera. Yakobo ibice 5, umurongo wa 15. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Amen. Ariko ni isengesho ryo kwizera. Amen. 16. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Amen. Mbere batubwiye asengane kwizera ujya gusenga. Ntabwo ari gusaba iby'uburwayi muri domene zose. None batubwiye ngo asengane umwete. Kubera ko umuntu asengana umwete, nuko yizera. Utizera ahita bivaho, kuko atashubije ako kanya ahita bireka. Ngo amasengesho akwiye gusenganwa kwizera kandi umwete. Usenga rero akwiye kwirinda ibi bikurikira. Celui qui prie doit éviter les hypothèses abstraites. Pourquoi? Dieu agit dans le réel. C'est dans des situations concrètes qu'il intervient. Nous avons bintu by'icuka. Amen. Imana ikora mu bintu biri concret. Imana ishaka kwibwira ibintu bifatika, pas n'ibintu byo mu kirere. Parce que Dieu intervient dans le concret. Ntabwo ujya kubwira Imana ibintu nawe udashobora kudefinisa. Ati mwami ndaje imbere yako sinzi ibyo ari byo. Ayizi. Ntabwo ari ugusenga pour gusenga. Ni ugusenga ufite icyo ushaka kubwira Imana. Amen. Mu mugambi w'Imana ho turabyumva, tukwiye gusenga iby'Imana yahishuye mu ijambo ryayo. Ariko mu byerekeye les besoins personnels, ibyo dukeneye kubwira Imana, bikwiye kuba bifite bisobanuro. Ntabwo ujya gusenga ibyo utazi. Nusaba Imana ibyo utazi, uzamenya gute ko yashubije ibyo utazi? Ni ikibazo. Amen. Reba abantu bose bagiye imbere y'Imana bayibwiraga ibintu biri concret. Amen. Ana yashakaga iki? Yashakaga igitebo cy'ibijumba. Yashakaga umwana. C'est du concret. Ni ifatika. Wa mugore yavuye amaraso imyaka 12. Yagiye gukora ku bonde wa Yesu kushundura Yesu, ashaka iki? Gukira. Yashaka inzu. Gukira. Bartimayo yashaka iki? Guhumuka. Wa mugore yabwiye Elisa bashaka gutwara abana be, uko umugabo we yari mu bana b'abahanuzi agapfa afite imyenda, bakashaka kuja gufata abana be bahindura abacakara. Sibyo? Yabwiye umuhanuzi ngo ashaka iki? Niba mutwara abana. Baba bembe babwiraga iki Yesu? Barashaka guhumanuka. Na rimwe abantu bagiye imbere y'Imana batazi ibyo bashaka. Rero isengesho rero rikwiye kuba rifite iki? Le fond. Ce n'est pas la forme seulement, c'est le fond. Kuba bifite intego, icyo bigamije. Amen. Quand la situation empire, il ne faut pas se décourager, mais prier avec instance. Igihe ubona ko situation urasengera aho kugira ngo ubone ibintu bikemuka ukabona ko bigenda bikomera, ntuzigere ucika intege, ahubwo ukaza
umurego mu gusenga. Ni ikimenyetso cy'uko biriho birakoreka. Kubera iki? Ko Satani ntashobora gukaza ubugome bwe ubukana. Satani ntabwo yahindura situation igira ubukana, uko usenga ikagira ubukana, nuko azi yuko Imana yahagurutse. Imana yahabwa icyubahiro. Ariko twebwe iyo tubonye byakomeye tubivaho. Ngo yewe ndabona byunyutse, ndabona bikomeye, ntabwo ibintu wasanga Imana idashaka kumbisengera. Uguye muri speculation, kandi Imana ntabwo ijya mu speculation. Speculation ni ibintu viraho gusa. Ngo wasanga Imana idashaka kumbisengera, yayikubwiye se? Kuki ujya kuyitekereza? None wowe urashaka kunsaba kugira ngo nguhe amafaranga 1000 cyangwa 1010, ariko ntaguza. Aho uribwira ngo sinzaguha. Ni uburwayi. Ntuzajye wibwira kuko nagura Imana. Amen. Rero nuzavuga ati nibwiye ko aya masengesho ntacyo yamara. Kuki wibwira ibyo? Niyo mpamvu bitubwira ngo duhinduke bashya mu bitekerezo byacu. Ntabwo ujya kwibwira ibiki. Senga hanyuma urebe icyo Imana ikora. Amen. Haguruka nimba ari bikwiye gukora, urebe ko bidakoreka. Ariko ujya kwibwira ntabwo ari byo. Amen. None wahagurutse kuza kunsaba hanyuma ndayakwima, kuko ujya kunekereza uko ntari. Witumira nka muntu yahawe talenti imwe, aho kugira ngo agende kwibyaza iyindi ajya kuyihamba. Shebuja agarutse aravuga ati akiri ibyawe, ngo ndarinzi umeze gute? ngo ufite umwaga, ngo ujya gusarura aho utabibye, ngo ndagusubije ibyawe. Kubera ko bamuhaniye yibwiye bitari byo. Fupa kwibwira. We ntabwo uri Imana ngo wibwire ngo uriya ngo no. Ntuzibwire ibyo. Amen. Haleluya. Nuzi wa mugabo umukozi w'umwami Elisa amubwiye ngo ejo nk'aya masaha, amen, kwirembe ya Samariya ibintu bizaba bigurwa gutya, ahari inzara ko ibyo kurya bizaba byinshi cyane mu buryo ibiciro bigwa hasi. Ngo nubwo Uwiteka yakingura amadirisha, ngo ijambo uvuze we Elisa ntibizasohoka. Ibyo sindabimubwiye, yabyibwiye. Umuhanzi avuga ati uzabiresha amaso ako ntabwo uzabirya. Byo kwibwira ni ikibazo. Ntukibwire. Uribwira se ntabwo uri Imana. Uba mu bintu by'ibinyoma bya Satani ngo uribwira. Ngo uribwira kuriya, uribwira ko biriya, uribwira ibiki? Haguruka usenge, agukore, ureke kwibwira. Erega n'ubundi Abanyarwanda bafite ubwenge bwinshi cyane. Ndagukurikira imigani yawe. Ngo umutwe umwe ntabwo y'inama. Ngo wifashe iki? Gusara gusa. Nukomeza kwibwira uzagira ibibazo. Ntuzajye wiringira umutwe wawe. Byagufasha gusara gusa no gusaragurika. Rero twabonye ko amasengesho afite uruhare runini mu mugambi w'Imana. Twabonye Danieli yarasenze, amateka aramuvinga forward. Danieli, Nehemiya, Ezira. Amen. Abo bagabo ko ari batatu. Amen. Danieli, Nehemiya, Ezira, amasengesho yabo. Haleluya. Amen. Yagize influence muri histoire ya Israeli kubigereye kubaka Yerusalemu. Amasengesho yabo Imana yakoresheje kugira ngo Yerusalemu hongere kubakwa. Kuko barasenze. Amen. Barasenze umurwa wa Yerusalemu w'Imana hongera kubakwa. Ibyo mubenye. Ces trois personnages sont bien connus pour leur prière,
leur foi et leur influence sur l'histoire de la reconstruction de Jérusalem. Amasengesho yabo no kwizera kwabo byatumye umurwa w'Imana wongera kubakwa. Barasense. Amen. Alléluia. Donc la prière agit comme le moyen privilégié d'aligner la volonté humaine sur la volonté divine. Amasengesho atuma ubushake bw'umuntu bwomatana n'ubushake bw'Imana. Amasengesho atuma ubushake bw'umuntu bwomatana n'ubushake bw'Imana. Amen. Kuko amasengesho niyo nzira Imana isanga umuntu kugira ngo ihure n'ibyo aravuga mu masengesho ye nimba byizera. Alléluia. Donc la prière n'est pas optionnelle. Ntabwo amasengesho afite amahitamo. Ni ngombwa nimba uri umuntu w'Imana ukwiye gusenga. La prière n'est pas optionnelle, mais une nécessité pour vivre selon le plan divin, offrant joie, clarté et victoire spirituelle. Ukwiye gusenga nawe kuvuga ngo numva nshaka gusenga. Ntabyo kuvuga ngo ntushaka. You must. Nutasenga urapfa mu mwuka, kandi ari ibintu byinshi udashobora kuzamenya ku Mana. Hari n'ibintu byinshi utazigera winjiramo. Umugambi w'Imana uzaba kure yawo. Amen. Rero ukwiye kuba umuntu afata amasengesho mu gaciro kayo. Wabyumvise ibyo? Amen, amen. So the prayer of faith is often described as the track on which God's power descends to earth. Amasengesho niyo amanura mu bubiko bw'Imana zambaraga zikamanuka mu isi gusoza ubushake bw'Imana. Yesu yatwishe mu isengesho ko tukwiye gusengera ubushake bwawe mu isi uko buri mu ijuru. Amen. Amasengesho ahindura icyerekezo. Amen. Ibintu byari byerekeyemo. La prière active change le cours des événements et contre les obstacles. Amasengesho ayobora amateka akayaha icyerekezo cy'Imana kandi agasenya ikintu cyose gihagurutse kurwanya umugambi w'Imana. Amen. Alléluia. La prière agit comme un catalyseur puissant dans le dessein de Dieu, en libérant sa puissance, sa sagesse et sa volonté sur terre, transformant les circonstances et alignant la vie du croyant avec le plan divin. Elle est une... voilà. Ni ukuvuga ngo amasengesho niyo mbarutso. Imbarutso y'imbaraga z'umwuka, imbaraga z'Imana, yaba umwuka wera yaba abamarayika, kugira ngo ibintu byose n'abantu bose bifate icyerekezo cy'ubushake bw'Imana, cy'umugambi w'Imana. Wayibise ikintu cy'ingenzi, amasengesho ntabwo ahindura Imana. Ntuzasenga Imana ihinduke. Donc, la prière ne change pas Dieu, mais elle change les circonstances et celui qui prie, ouvrant la voie à l'accomplissement du dessein de Dieu. Ntabwo amasengesho ahindura Imana cyangwa ahindura umugambi w'Imana, ahubwo amasengesho ahindura usenga, agahindura n'ibihe arimo, agahindura n'imigambi ye. Imana yabwa icyubahiro. Mwabyumvise ibyo? Amen. Alléluia. Ese ko twize kubyerekeye Amaleki, Imana ikabwira Mose ngo abwire abayuda nibamara gutuza mu gihugu cy'isezerano bagiyemo bazibuke Amaleki yarwanije umugambi w'Imana bamutsembe, sibyo? Hari uwari gusenga ngo ibyo bihinduke? Oya.
ahubwo wari gusenga ngo bisozwe. Mukurikire, ari wari gusenga ngo Imana ihindura ibyo yavuze kuri Amaleki. Oya, ahubwo wari gusenga ngo Imana isoze ubushake bwayo kuri Amaleki. Ibyo se bitwigisha iki? Bitwigisha ko umugambi w'Imana ntukuka, ahubwo wowe urawinjiramo ugakina kuri nimero 5 yawe, ukajya muri ekipe y'Imana itajya itsindwa. Niyo mpamvu iyo gihe niyo ndasengera umugambi w'Imana, sinsho nta n'akatome n'agatonyanga ko gushidikanya. Ibinyerekeye iyo mbisengeye Imana, sibyo ngwana na Satani ntashyiremo gushidikanya. Ariko iyo ndasengera umugambi w'Imana uyishuwe muri Bibiliya, n'agatonyanga gushidikanya, manzi yuko 100% ndio ndasenga iby'Imana, aho iri ku ntebe ivuga ati yes, ndasubiza. Haleluya. Iyo senga ni mwami, ndasenga itoro ryawe uryeze, amen, uzaryishire rifite ubwiza, ridafite inenge, ridafite umwanyari, nibisa bityo nta gushidikanya. Banzi yuko mpamanya n'ijuru, ntago ndiyo ndasenga mvuga ni wenda ndo ndasenga bijyanye n'umugambi w'Imana n'ubushake bw'Imana. Ngasanga rero na bya bindi byanjye wenda naye gushidikanyaho gake, Imana irabisubiza. Bayibise. Kubera iki? Kubera ko uduha ibyo kurya byacu by'uyu munsi byaje mu ruhe rwego? Wakangaye? Wa gatanu. Niwumva se? Nushaka ko nubwo bintu byawe bisubizwa, banza biriya Imana ashize imbere. Data wa twese uri mu ijuru, dusubiremo. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biri mu ijuru. Hanyuma ufite uburenganzira bwo kuvuga ati naye akawunga ndayishaka. Ntuza ujya ubanza akawunga ngo umusaba nabi, niyo mpamvu mudasubizwa. Niko Yakobo avuga. Amen. Ubona ko wafata umwanya ugasengera biriya bintu sibyo priorite z'Imana, hanyuma Imana ikakwima kawunga seniki. Wewe wafata priorite y'Imana, akaba ari ushira imbere, akaba ari usengera umugambi w'Imana, ubushake bw'Imana nk'uko Yesu yabivuze, hanyuma Imana yibagiwe kuguha kawunga. Dufite ikibazo. Amen. Dufite ikibazo. Iriya sengesho ry'umwami Data wa twese ririmo amasomo akomeye. Amen. Donc la prière est le moyen par lequel la volonté et les projets de Dieu s'accomplissent concrètement dans le monde. Amasengesho atuma Imana isubiza. Amen. Alléluia. Ariko ngo usenga agasengana kwizera n'umwete. La persévérance dans la prière est clé. C'est une clé pour voir les projets divins s'accomplir, même si les résultats ne sont pas immédiats. Nubwo udasubiza ko kanya, amasengesho ni ngombwa. Iyo ahamanye n'ubushake bw'Imana arasubizwa. Amen. La prière est le moteur qui met en mouvement la volonté de Dieu. Amasengesho niyo mbarutso, niyo mbaraga. Amen. Zituma ubushake bw'Imana busozwa muri iyi si. Imana ishimwe. Amen. La confiance en Dieu est supérieure à toute force humaine, promettant que le plan de Dieu prévaudra sur les complots terrestres. Ngo kwiringira Imana mu gusenga kwacu, amen, ko Imana izasubiza birarenza imbaraga zose za kimuntu z'abadayimoni,
bishobora kurogoya umugambi w'Imana. Amen. Haleluya. Tujye muri Yesaya ibice 8. Yesaya ibice 8 umurongo. mujye inama ariko izo nama zizapfa ubusa, nimuvuga n'ijambo ntirizahama kuko Imana iri kumwe natwe. Amen. Ese mwabyumvise? Amen. Former des projets, ils seront anéantis. Ngo nimugambire kurwanya abantu b'Imana n'imigambi y'Imana. Amen. Bariho barakorera, bariho barasengera. Amen. Ngo iyo migambi izagira gute? Izapfa ubusa. Si Imana ibivuze? Imigambi izapfa ubusa. Amen. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Hein? Mutegeke. Nimba iyo mutegeka bihamanya n'umugambi w'Imana n'ubushake bw'Imana, bizapfa ubusa. Ngo kubera iki? Kuko Imana iri kumwe natwe. Emmanuel. Imana iri kumwe natwe. Amen. Haleluya. Aya magambo yavuzwe mu iyihe contexte? Aya magambo yavuzwe, amen, Siriya mu gihe cya Yesaya, Siriya na Isirayeli umwa mukuru Damasiko. Kuko abayuda, abisirayeli bari bamaze kwica mu ibice bibiri. Imiryango 10 iva mu bwami bw'amajyaruguru bukomeza kwitwa Isirayeli umwa mukuru Samariya. Hanyuma imiryango 2 Yuda na Benyamini yitwa ubwami bw'amajyepfo, ubwami bw'Ubuyuda umwa mukuru Yerusalemu. Wabyibise? None ubwami bw'amajyaruguru Isirayeli umwa mukuru Samariya bugizwe n'imiryango 10 bwagiye bujya hamwe na Siriya. Wabyibise? Bakora imigambi yo gutera Ubuyuda. Ese murumva ibyo? Amen. None se Ubuyuda na Isirayeli si abantu bamwe? Bose babyarwa nande? Na Yakobo. Sibyo? None abavandimwe bagiye gucudika n'abanyamahanga gutera abavandimwe babo. Isirayeli umugwa mukuru Samariya ijya gucudika ni Damasiko umugwa mukuru wa Siriya. Umwami wa Isirayeli n'umwami wa Siriya barafatanya bacura imigambi baje gutera Ubuyuda umugwa mukuru wa Yerusalemu. Imana itivuga rero ibi ngo izo nama zanyu ibyo mupfundikanye kuzana ibyago kuri Ubuyuda biza pfubusa. Kandi niko byagenze. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Ngo kuko Imana iri kumwe n'Ubuyuda. Ntimuzi se igihe cya umwami Hezekiya? None rero iyo turi mu mugambi w'Imana, iyo turi mu bushake bw'Imana, ntidukwiye gukuka umutima, ntidukwiye gutinya, ntidukwiye guharuka umutima. Kubera iki? Kubera yuko Imana iri kumwe natwe. Imigambi yose yacurwa n'abadayimoni, yacurwa n'abantu, amen, yo kurwanya abantu b'Imana, yo kurwanya umugambi w'Imana, iri jambo rya Yesaya 8:10 ritarikora. Urarifata ukavuga uti former des projets contre moi, contre l'église, contre la volonté de Dieu, ils seront anéantis. Nimucura ibyo mucura, amen, byo kurwanya umugambi w'Imana, byo kurwanya ubwoko bw'Imana, ntabwo bizakunda. Ajya mu kinyarwanda iki? Seront anéantis. Bizapfa ubusa. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Bw'ijambo ntirizahama. Ibyo muzavuga byose no gutongera n'ibiki byose ngo ntabwo bizakora, ntibizahama ntibizakora, ngo kuko Imana iri kumwe natwe. Murabona confiance ku Mana. Usenga akwiye kuba afite confidence ku Mana.
Imana ishimwe. Amen. Rero ijambo ubwami bw'Imana, ubushake bw'Imana, amen, nicyo kintu gikuru, haleluya, itorero rihagazemo. Itorero rya Kristo ryaravutse kubw'umugambi w'Imana. Wayibise Petero, abantu bavuga ko ndinde, bamwe bavuga ko Yeremiya, Eliya cyangwa umuhanuzi, mwe muvuga ko ndinde, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aravuga ngo urahiriwe Simoni mwene Yona, ntabwo ari inyama n'amaraso byaguhishura ibyo, ni data wo mu ijuru. Amen. Uri Petros, uri ibuye. Ibyo watuye Kristo umwana w'Imana nzima ni Petra, n'urutare. Kuri urwo rutare nzubakaho itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Uwo ni umugambi w'Imana. Amen. Iyo rero turi mu itorero, dukorera itorero, amen, turi mu mugambi w'Imana, kandi ngo inama n'imigambi bizacurwa bikemezwa mu isi y'umwijima y'abadayimoni n'abantu b'abagome against the church, yo kurwanya itorero, baza bahagurukiye kurwana n'Imana ubwayo. Kandi Gamariyeli yaravuze agiye inama abafarisayo, ntawe ubasha kurwanya Imana ngo ayineshe. Wabibise wayo, hari abantu bakinisha itorero ntabwo bazi ibyo ari byo, baba bakina n'umuriro. Amen. Kuko abantu bibaza ngo itorero ngo ni ry'umuntu, ngo ni umuntu, barakina n'umuriro, bakinisha idakinishwa, ntabwo bazi n'amateka ahubwo. Amen. Amen. Hanyuma ubushake bw'Imana buriho kugira ngo bushyire mu bikorwa umugambi wayo. Umugambi wayo nuriya, nuko ibintu byose bikwiye gufatwa mpiri kugira ngo ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi bizashyirwe munsi y'ubutware bw'umuntu umwe, ariwe Kristo. Ça c'est l'étape ultime du plan de Dieu. Iyo nibyo umugambi, iherezo ry'umugambi w'Imana. Kuko buri mugambi ugira ibyiciro. Projet igira ibyiciro, court terme, moyen terme, long terme. Umugambi w'Imana uragenda usozwa mu byiciro, nibyo bita muri théologie les différentes dispensations de Dieu, ibihe bitandukanye by'isozwa ry'umugambi w'Imana. Rero icyiciro cya nyuma nuko ibintu byose ibyaremwe byose bishyirwa munsi y'ubutware bw'umuntu umwe, ariwe Kristo. Reka tubasome kugira ngo twongere tuyihibutse. Abefeso, amen, igice cya mbere, amen, umurongo wa 9 n'uwa 10. kugira ngo itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka ku bw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Amen. 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 Haleluya. Byose biteranizwe hamwe, itwagwe na Kristo. Ngibyo umugambi w'Imana turiho turakorera. Nta kintu na kimwe kizawurogoya, nta mudayimoni n'umwe azawurogoya, nta muntu n'umwe azawurogoya. Twumve Nebukadinezari amaze gucishwa bugufi amagambo yavuze. Reka twumve Daniyeli, tusome ibice 4. Amen. Utume ku murongo wa 33 zo kuri 37.
icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro. Maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera kunkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. None njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri, kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Amen. Ariya navuze 33-37. Ariho hariya iyo nshaka kuvuga ni iri. Ubeza? Tous les 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? Hanyuma iyo minsi njyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge mpera kunshima Imana isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kwibaza ati uragira ibiki. Amen. Iryo jambo muryandike. Ibi ni byo abantu bo mu isi batazi. Nebukadinezari nawe yabimenye nyuma amaze gukubitika. Nebukadinezari ninde? Yari umwami ukomeye wategetse Iraq ya kera yitwaga Babylone. Amen. Kapitale ye yari yubatse hafi y'uruzi Euphrates, bayita l'une de sept merveilles du monde. Vango yari ahantu h'ubwiza buhebuje mu rwego rw'isi. Amen. Yari afite amajardin utabona, apana amajardin yo hasi, amajardin utabona haturuka, yita les jardins suspendus. Palais ye yagera ikamanuka ikagera ku ruzi Euphrates, ukaba wava mu nzu ukamanuka ukasanga uri ku ruzi Euphrates. Babylone était appelée l'une de sept merveilles du monde. Yari mu bintu byiza by'icyo gihe. Nebukadinezari yari yahawe gutwara ibihugu byinshi. Noneho rimwe araragendagenda mu murwa we, ubwibone buramuzamukana, avuga aya magambo. Dore amagambo rero yatumye Imana ihaguruka. Abize? Amen. Imana ishimwe. Ibice 4 ku murongo wa 28-30. Jambo tunarimwe. Haravuga ngo toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Wabonye? Asome. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Hashize amezi 12, umwami yari i Babuloni arambagirira mu rugo ibwami. Aravuga ati, ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami atararangiza ayo magambo, kwanza tugumeho. Ari waribwira iki? Ari warirata? Ari arirata ngo n'est-ce pas ici Babylone la grande? Umugwa mukuru yawise Babylone la grande kuko ategeka isi yose icyo gihe. Biriya bihugu byose bya Moyen-Orient, Middle East. Ararareba Babylone ukuntu yubatse, umutima uraza
ngo byose yabigeze ku mbaraga z'amaboko ye. siko yavuze? si orgueil, si ubwirasi. ninde watumye akomera? ni Imana, ariko ntabyo azi. ngo ijambo rikiri mu kanwa ke aravuga ibyo. komeza. umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa. ubwami bwawe ubukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwishaka, kandi ko ibwimikamo uwishaka. amen. abana bawe ntabwo babizi, babimenya bibuka ibitereko bagize gute? abantu ntabwo baramenya aya magambo. amen. bariya bose ba Saddam Hussein, ba Gaddafi, ibi ntabwo babimenye. nabo ubu bwibone Nebukadinezari bwarabafashe mu gihe cyabo. ariko ntabwo bisaba gusa ko uba umwami. ushobora kuba uri umuntu usanzwe, nawe agakantu kakakuzamukana, kagenda widunda, akomeye, kagenda usuzugura abandi. ubwami bw'Imana nibwo buri hejuru y'ubwami bwose, kandi ingoma zose z'abantu zizavaho kugira ngo hasigare ingoma imwe gusa, ingoma y'Imana ishobora byose. na niyo mpamvu umunyabwenge mu bana b'abantu akwiye guhishurirwa ibyo, akaba mu buzima buciye bugufi. faut pas être arrogant. Dieu déteste l'arrogance. ngo Imana irwanya bibone, kagira ibambe abaciye bugufi. rero aya masengesho tumaze mu minsi 5 n'amasengesho yibanze kumenya icyo umwuka wera abereye kubise, kumenya icyo ibyaremwe byose bibereye kubise. amen. kugira ngo natwe abasenga, abinginga, tujye kubise byo gusengera umugambi w'Imana, ariko guhishurwa ku bwami bwayo mu buryo bugaragara. ubwami bw'Imana bwaraje igihe umwuka yamanukaga, ariko ni ubwami bw'umwuka, ubwami bwazanye umuganura, le prémices, first fruits. ariko ubwo bwami buhamagariwe kuzahishurwa ku mugaragaro. nibwo Nebukadinezari kandi yabonye mu iyerekwa ry'igishushanyo k'akabuye kaje katarekuwe n'umuntu, gasenya cya gishushanyo. amen. gahereye ku mano, hanyuma umubagura tumura ibyakira igishushanyo byose, ntihasigara n'akavungukira. kuko akabuye rero karakura karagara, gakwira isi yose. ubu ni ubwami bwa Yesu Kristo. rero ntihazagire ubashuka ngo bashukishe iby'igihe gito. ayo magambo tuvuga nayo ukuri, ubwami bw'Imana buzafata isi yose. Yesu azima ingoma ye uhereye Yerusalemu kugeza ku mpera z'isi. na niyo mpamvu umunyabwenge arinjira muri uwo mugambi, akawusengera, akawugira uwe, akawukorera. kuko twarize ko turi abana b'Imana. Imana ni umwami, ifite ubwami. muri ubwo bwami turabaragwa. nimba turabaragwa ni ibyacu, niyo mpamvu dukwiye kubiharanira kugira ngo ubwami bw'Imana bujye imbere. Imana idusaba iki? amasengesho, dusaba kwizera, dusaba gukora ibyiza bigaragaza urukundo rw'Imana, ruhesha Imana icyubahiro, kugira ngo ubwo bwami Imana itubaramo nk'abana, ntitububemo nk'abagaragu, tububemo nk'abana. kandi ikintu kidutera intege ni uko ubwami bw'Imana buzanesha ubundi bwami bwose.
ubwami bwa Satani buzarimuranwa n'imizi. Amen. Hanyuma ubwami bw'Imana bukwire isi yose. Cyo gihe bene data kizaba. Izi ntabwo ari inzozi, ni umugambi w'Imana. Hanyuma ikintu bikinira abantu batazi, kubera iki Yesu yahanuye imyaka 1000 ko azavuka, akavuka uko yavutse, akavukira aho yavukiye, agakora ibyahanuwe, amen, n'ibindi byose. Kubera iki batumva ko umugambi w'Imana ururagenda usatira iherezo ryawo, ko Imana iragenda isoza ibyo yavuze? Kuki ubona bimwe ukanagwa kwizera ibisigaye? Ibiro biraba ku isi ya none, ku bafite Bibiliya n'ishurirwa, barabona neza umugambi w'Imana, barabona aho bigana, barabona ko bibe birasohozwa. Kiretse abantu baraho gusa bitwa ngo n'abakristo, ariko abisigiye ntago njya mbatindaho kuko bo bari mu buhumyi, ntibazi ikuryo ni kumoso, ntibazi aho ibintu bigana, ntibazi ijambo ry'Imana, bari mu mwijima. Ku ijambo ry'Imana ngo nitabaza rimurika ibirenge byacu, ni umucyo umurikira inzira zacu. Abisi ntabwo tubatindaho, turabasengera, turabakorera ngo bakizwe, bahumuke, bave mu mwijima baze mu mucyo, bave mu butware bwa Satani baze mu bwami bw'Imana, babarirwe ibyaha no kwizera Yesu, bazaraganwe n'abejejwe umwanda wo mu ijuru. Ariko abo ndindaho nabo mu nzu y'Imana bita abakristo, bakaba batazi n'umugambi w'Imana, bazi gusa ngo barakijijwe. Gukizwa ni kuvuga iki? Definition yabo tronke kandi ukubusa busa. Gukizwa ni ijambo rigari, gukizwa ni ijambo rigari, amen. Gukizwa ntabwo ari kubabarirwa ibyaha gusa, gukizwa ntabwo ari kujya mu ijuru gusa. Gukizwa nuko winjira mu mugambi w'Imana mugari, ukamenya umwanya wawe ufite muri uwo mugambi. Haleluya. Ukamenya uko umugambi ari uwawe, kuko uri umwana w'Imana, amen. Jambo yambaye umubiri, jambo yabaye umuntu, haleluya. Abamwakiriye bose yabaye ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Nimba uri umwana w'Imana, Imana ni so, kandi Imana ni iki? Imana ifite n'umwami, nta mwami atagira ubwami. Imana ifite ubwami, muri uwo bwami urinde, nturi umugaragu, uri umwana. Nimba uri umwana, uri umuragwa na Kristo, haleluya. Uri umuragwa na Kristo. Imana yabwa icyubahiro. Iyo umaze kwintegra ibyo mu buzima bwawe, iyo umaze kubyakira, pana ibintu gusa byo ngo ndangiye gusenga, umviriza, nshaka kurangiza kuri ikintu. Yesaya, Imana yaramubwiye, amen, ngo ibyo nshaka kubwira ubyandike. Nawe rya bindi byabwiye nuzi Habakuki, nawe yarabwiye ngo yandike ubuhanuzi. Yesaya yarabwiye ngo wandike ibyo mubwira mu buryo buri clear, babimenye, amen. Hanyuma amaze kubyandika, yanditse ibiki? Yaranditse ngo bibe, basaure, bagire gute, amen. Amaze kwandika, turaza kubasoma ntacyo. Amaze kwandika ibyo yabwiwe, hanyuma ahita ngo agenda ku mugore we, babyara umwana, amwita amazina ajyanye n'ibyo byago bigira bize. Amwita amazina ahwanye n'ibyago bigira bize ku bwoko butumvira Imana, amen. Bivuga iki ibyo? Bivuga ngo umuntu w'Imana, murabona ibibaye kuri Yesaya n'umugore we, amen, bakabyara uwo mwana, umwana w'ubuhanuzi, amen, akitwa amazina ajyanye n'ibyenda kubaho Imana enda gukora. Ibyo bisobanura ko ubuzima bw'umuntu w'Imana ntabwo butandukanye n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana ntabwo ari hariya ngo n'iby'Imana ngo biri hariya. Umuntu w'Imana, haleluya, aba yabaye ikintu kimwe n'iby'Imana ivuga. Ariko ikibazo gihari ni iki? Hari ijambo ry'Imana hariya ngo tujya dusoma, tubwirizwa, natwe tukagira ubuzima bwacu hariya, biratandukanye. Hanyuma turashaka kubona Imana ikora. Ukwiye kuba ikintu kimwe n'ijambo
ry'Imana. Ntube hariya wowe ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana ngo riri hariya. Ibyo ntabwo ari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nuko wowe ubwawe wenkarna umugambi w'Imana. Wowe ubwawe uba iryo jambo ry'Imana. Haleluya. Ntiyabe wowe hano n'ijambo ry'Imana hariya. Bakwiye kukubona bakaba nk'ababona ijambo ry'Imana. Ariko nimba ari ijambo ry'Imana hariya uvuga ko wizera n'ubuzima bwawe buri hariya bufite uko bubayeho ntawe buri ijambo ry'Imana, hanyuma wowe urumva ko wamenyaga ko icyo ari cyo? Ntabwo uramenya ko icyo ari cyo. Gukizwa ni ukuba l'incarnation même du plan de Dieu. Ni ukuba wowe ubwawe bagusomemo umugambi w'Imana. Nimba wowe ubwawe ubuzima bwawe butaraba umugambi w'Imana, butaraba ijambo ry'Imana, bakubona bakabona ijambo ry'Imana, niba gutandukanye n'ijambo ry'Imana, wowe rero uracyari kure cyane. Nakupa pole, uracyari kure, urayerekeza abandi. Amen. Kuko niko Imana ibona abantu benshi bitwa abakristo. Ubabona ku rusengero bameze ukuntu, wajya korera muri sosiyete birahabanye. None si wakagiza ni bwoko ki? Ndarangije. Abakiza ni bwoko ki? Uri mu itorero hari ukuntu umeze. Hari muri sosiyete aho ukora, aho wiga, aho uba urundi muntu. Ibiganiro byaro mu itorero ni bimwe, ibiganiro byawe byo hanze ni bindi. Hanyuma uravuga ngo urakijijwe nakaye gakizako. Mu Yesaya natandukanye igihe n'umugore we n'ubuhanuzi. Wibise. Umwana abyutse ubwe ni bwabuhanuzi. Kuko yiswe aya magambo. Reka dusome Yesaya ibice 8 twasomeye na kare. Ndetse mukuru tusomera umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere kuza ku wa 4. Bukeye Uwiteka arambwira ati wende igisate kinini ucyandikisheho ikaramu y'umuntu uti Maherisharari-Hashibazi. Amen. Bukeye Uwiteka arambwira ati wende igisate kinini ucyandikisheho ikaramu y'umuntu uti Maherisharari-Hashibazi. Nanjye nzishakira abagabo biringirwa, Uriya w'umutambyi na Zekariya mwene Yerebekiya. Nuko njya kwa wa muhanuzikazi asama inda abyara umwana. Iryo zina ni ukuvuga ngo umviriza, ni ukuvuga ngo qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Bihate bagire vuba bajye gusa basawuri umurwa kuko washenywe, bawufashe bawutsinze. Amen. Basaure Samaria, basaure Damasco, umugwa mukuru wa Siriya. Sinababwiye biriya se mbere. Niko iyo amagambo avuga. None ahise agenda. Umuhanuzikazi ninde? Hari izina mbavuze. None Yesaya yagiye ku muhanuzikazi bakabyara umwana, wumva ko ari nde? Ni umugore we. Ese nawe yari umuhanuzikazi cyangwa nuko umugabo yari umuhanuzi? Ariko umenye gusa ko ni umugore we. Amen. Yagiye ababyara umwana ugira kabiri, niyo bisi iyo zina. None iryo zina mu Kinyarwanda rivuga gute? Namaze kurivuga. Kwihutira kunyaga, kwihutira mu minyago. Voilà. Niko bita uwo mwana. Kuko Yesaya yabwiwe ayo magambo agahita ajya kuryamana n'umugore we bakabyara umwana agahita amwita akamwita bwabuha. Komeza. Nuko njya kwa wa muhanuzikazi asama inda abyara umwana w'umuhungu. Uwiteka ahera ko arambwira ati ngo mwite Maherisharari-Hashibazi. Nuko uwo mwana ataramenya kuvuga ati data cyangwa mama, ubutunzi bw'i Damasiko n'iminyago y'i Samariya bizajyanwaho iminyago n'umwami wa Ashuri. Amen. Wajibise aya magambo yababwira iki? Kandi turangize. Le véritable homme de Dieu n'a pas de vie privée. Umuntu w'Imana w'ukuri ntabwo afite ubuzima bwe bwite.
none se ntimuri abantu b'Imana, si byose? Kuko mu buryo batwita bava l'homme de Dieu, umuntu w'Imana araza, wowe uri umuntu w'Imana. Nabo ari bwa buryo kuvuga abantu bose ni abantu b'Imana, ariko bose si abana b'Imana. Ni abantu b'Imana kuri ibiremwa by'Imana, ariko iri jambo rikoreshwa umuntu w'Imana mu kuvuga uw'Imana yahamagaye. Ni muri iyo sense tubivugana. Abo Imana yahamagaye bitwa abantu b'Imana. Nta muntu w'Imana w'ukuri agira ubuzima bwe bwite ngo uvuge ngo ibi bibanyemo n'Imana, hariya ntabwo bimbanamo n'Imana, ibi ni ibyanjye bwite. Nicyo bivuga hano. Niko bimeze uyu munsi. Abantu bava mu rusengero hano bafite ubundi buzima bwabo hariya buhamanya n'ijambo ry'Imana. Le véritable homme de Dieu n'a pas de vie privée. Wabizi? Abantu benshi mu matorero ku isi, matorero yitwa Kristo, ntago bari ababo. Wabizi? Umwana w'Imana, amen, nta vie privée afite. Ndio ndavuga vie privée par rapport n'Imana. Ntago agira ubuzima bwe bwite, amen, par rapport n'Imana. Nta domaine Imana itarimo mu buzima bwe. Bayumvise? Ubuzima bwe bwose, amen, Imana iburimo. Niko bimeze se? Niko bimeze? Oya. Hari ibyo Imana tuyirukanamo. Mana, ibi turagendana, ariko biriya no. Ça c'est ma propriété privée. Niyo mpamvu rero Imana itwita indyarya, des hypocrites. Mwabizi? Na nyuma nta revive ihari. Kuko abantu bafite vie privée Imana itarimo. Mwumvise saya? Kugezaho ajya kujyana n'umugore we bakabyara umwana kugira ngo yenkarne bw'abahanuzi. Il n'y a pas de vie privée. Bon, uwe nawe. Ya bindi yose wavuze ngo jewe n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Tuzabinyegu z'Uwiteka. Ntabwo turabinyegu benshi muri twe. Inyegu z'Uwiteka. Kuko hari ibintu tutaregurira Uwiteka. Biracyari munsi y'ubutware bwacu. Muri ibi, don't touch. Touche pas. C'est mon domaine privé. Iyi ni Babuloni yanjye ihambaye niyubakiye. Muri iyi Mana we ntago urimo. Dufite twa Babuloni twacyo twiyubakiye. Aho ntabwo Imana dutereta nayo. Hanyuma tukitwa abantu b'Imana. Mwasomye hano? Donc l'appel du prophète Élisée engage et sa personne, et sa femme, et ses enfants, et toute sa maison. Umuhamagaro we winjira mu byose. Ni kugeza n'umugore we yitwa umuhanuzi kazi. Mwaza ko Yesabi yamunaniye kuvuga ngo noneho njya kuri madamu. Byamunaniye? Njya kuri wa muhanuzi kazi. Ubu baravuga iki? Avuga ngo uko jyewe ndi umuhanuzi n'ibyanjye byose byitwa ubuhanuzi. Siko bimeze? Wabizi? Reba ubuzima bwawe, reba ubuzima bw'abantu benshi. Hari domaine Imana itabamo. Baragenda bagateta amafera hariya mu gipagani, ngo biriya ngo ntabwo biriya Imana biriya ntabwo ibireba, ntabwo biri muri byo. Niko bibaza. Hari igihe nibaza ubwo ni igihe tuzapfa cyangwa igihe Imana izavuga tuzavuga iki? Ku buzima bwacu iminsi dushirana ntabwo tubishira ku murongo. Uzabushira ku murongo ryari? Wapfuye. Biravuga ngo umuntu yabikiyeho gupfa rimwe, hanyuma hakaza iki? Urubanza. None uzashira ku murongo ibintu ryari? Ngo ufite vie privée yawe Imana itabamo.
toi tu exclus Dieu, Imana. Ntabwo ukwiye kugira vie privée wirukana mu Imana. Ugire vie privée par rapport y'abariye, pas par rapport y'Imana. Wayibise? Ugire vie privée yawe par rapport y'abandi, ariko pas par rapport y'Imana. Uremere kugira vie privée yawe par rapport y'abandi, ariko pas par rapport y'Imana. Mu rugo rwawe irahari, ku kazi kawe irahari, mu nshuti zawe irahari, ibyo ukora irabyumvira bireba. Wayibise? None se urayirukana, urayivana he, uyijyana he? C'est un Dieu transcendant. Amen. Il est immanent et transcendant. Iri mu bintu kandi yenza ibyo bintu. Turashoje rero, mbifurije kukomeza gusobanukirwa umugambi w'Imana, musobanukirwe, mubemo. Amen. Musobanukirwe ubwami bw'Imana, mububemo, atari nk'abagaragu ariko nk'abana, no kuvuga ngo nk'abaragwana na Kristo. Amen. Hanyuma mube nka Yesaya, ukubona akubone mu ijambo, ntagutandukanye n'ijambo. Wabizi? Ukubona akubonemo ijambo, uvuga ko wizeye. Niba kubone wowe bakagutandukanya n'ijambo, ngo aravuga ibi agasa n'ibindi, ibyo nibiza kubeho. Bakubone ibyo uvuga kuri byo ko wizeye. Amen. Ese mu byo? Amen. Niba gutandukanye nicyo wizeye, manishimwe. Niyo mpamvu n'isi dusuzugura ikadukangira ku mutwe, kuko baratubona ari hanze bakatubona twigaragura mu byondo. Barokoreye kabiragane. Ega barakubona bakagusuzugura, kuko barabona ko ibyo uvuga si ibyo bakubonamo. Amen. Ninde ari kujya gusuzugura Yesaya? Ntawe. Yabyubahuka gute? Kuko hari abapagani bavuga ati ndatinya Imana, ariko akabona umupagani nyine nta kundi byagenda. Ariko uravuga ngo warakijijwe, warabatijwe, hanyuma agakubona uri mu byabo, mu biganiro byabo. Sibyo? Bidahesha Imana icyubahiro, by'urwango, b'ibiki, by'ibinyoma n'amatiku. Hanyuma bakubona ufata imodoka ugiye kuri eglise. Abo nibo batukisha itorero, bakaritesha agaciro. Mwabyumvise? Ukwiye kumenya ko Imana idakinishwa, kandi ntabwo ikina. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nubiba uburyarya uzasarura ibihwanye n'uburyarya. Soma Matayo 23. Indyarya muzabona ishyano mu bafarisayo n'abanditsi, mwandyarya mwe muzabona ishyano. Ona izo nshuro zose Imana ibika ibihano bikomeye indyarya. Bari abanyabyaha batakanirwa mu nzu y'Imana bazahanwa ibyabo, ariko indyarya zo mu nzu y'Imana zifite ikintu gikomeye kizitegereje. Amen. Kuko Yesu yavuze ngo arabaza kubitwa nyinshi. Soma ijambo rye. Abamenye ubushake bwanjye niba ukore baza kubitwa nyinshi kurusha abatigeze babumenya. Bo baye mu byaha gusa kubera ubujiji, ariko abamenye ubushake bwanjye niba ukore bazahanwa, baza kubitwa nyinshi. Mujye muvuga ngo izakabwana. Oya, ziraciriritse, zirarenze. Kadusenge. Imana ishimwe. Haleluya. Ndabashimiye rero mwebwe abaronse umwanya ukubana natwe masengesho. Imana ibahe umugisha, kandi twumvise ko amasengesho dusenga, amen, mu gihe ahamanya n'umugambi w'Imana ntabwo apfa ubusa. Imana irayakoresha kugira ngo mu gihe yagennye
yasubize. Tukadushima nabo bose bakoze umurimo w'Imana muri iki cyumweru muri kadire y'amasengesho. Reka dushime Imana. Data, turagushima mu izina rya Yesu ko wabanye natwe muri amasengesho kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi. Turasaba Mwami ngo nitube twarataye umwanya, ariko twibone mu mugambi wawe, tuba abakozi b'uwo mugambi, ariko mu by'ubwami dukore nk'abana b'ubwami. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ko waduhaye kuba abaraganwa n'umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo. Mwami, uduhe kurwana ishyaka ryo kuzarangiza neza, kugira ngo igihe cyose duhamagarwe twarashimwe nawe. Uduhe kudashaka gushimwa n'isi gusa, ariko dushimwe nawe, wowe ubona ibyo mu misho uzagororera buri umwe wese ibikuranye n'ibyo akora. Urakoze Mwami, aya magambo yose twize twahawe ibyo kurya byo mu mwuka kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi, ntihagire na rimwe Satani atwiba, ariko buri jambo rigira icyo ryubaka muri twe. Ubwami bwawe bujya imbere, ibyo ushaka bibe mu isi uko biri mu ijuru. Mu izina rya Yesu turazi ko ibyo dukeneye urabizi, niyo mpamvu dushize mbere na mbere ibyawe, ngo izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi uko biri mu ijuru. Turashima ko dukorera ubwami butazigera buhangura, ko dukorera ubwami buriho buratsinda kandi buzahora butsinda, ko dukorera ubwami budafite iherezo, ko dukorera ubwami, haleluya, Imana ubwayo niwo mwami wabwo, kandi amaherezo ubwo bwami nibwo buzakwira isi yose, ngo kakabuye kakubise cya gishushanyo kahise gakwira isi yose, aribwo bwami bwa Kristo. Turabona isi iri kubise kubera ibyo biraba ku isi bitandukanye, intambara impuzi, intambara, ibyorezo, ibiza, ibibazo bitandukanye biri mu isi ya none. Turazi ko byose nibise kubera ko hari icyenda kuvuka, kandi icyo kuvuka si ikindi, ni guhishurirwa kw'abana b'Imana. Ko abana b'Imana bari hafi guhishurwa mu bwiza, n'ibyaremwe nabyo bigahita bishurwa nabyo bikinjira mu mudendezo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Haleluya, amen. Muziko na biriya biti mubona bigira uruzuba rucanye, ukabona babigize gutya, biriya ngo bibe birataka. Ati se mwebwe abana b'Imana muzayishurwa ryari? Ati kuko nimuyishurwa mu bwiza, natwe tuzaboneraho. Ayubise Imana ikumvishije icyo bivuga, ururimi rwabyo niko bivuga. Nushaka kubimenya usome Abaroma 8. Haleluya. Rero bavandimwe, nimurangazwe n'ibintu biraba ku isi, mutumbere Yesu wenyine. Amen. Niwe banze kwizera yo gusoje, ibisi nibarangaze, Imana izi icyo ibyo mukennye, ariko mukorera ubwami nk'abana b'ubwami. Ibyo bindi byo gufata imuzombi mubireke. Imana ishimwe, ntacyo bimaze. Ngo byamarira iki umuntu kunguka isi yose n'ibirimo agatakaza ubugingo bwe? Ntacyo bimarira. Mbarikiwe.